Nongeye kuguhereza ikaze we wahisemo kurikirana DramaTv Rwanda. Naho njye uri kumva ni Musa Adeli. Uyu munsi turi kuwa kabiri w'itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026. Biri kumvikana ko neza kuri uyu munsi wumvishemo kabiri zingahe? Ni kabiri zigera kuri 3, bivuze yuko umunsi udasanzwe. Ni ikipe ya Apel FC igiye gucakirana n'ikipe ya Al Hilal Abdurrahman. Aba ni abafana b'ikipe ya Apel FC mbere yuko umukino utangira. Ibi ni ibyishimo bari bafite hanze ya stade, gusa ntibari bazi ngo imbere muri stade biraza kurangira bite. Ibi byishimo byumve gato umva indirimbo baririmbaga, maze nyuma twongeye dukomezanye paka umukino urangiye urebe ngo nyuma y'umukino baririmbye izihe ndirimbo. Biteye amatsiko kandi biranababaje cyane. Amagambo byari byawananiye ushaka kumbaza mama oya wimbaza mama marize kuri perema oya wimbaza mama ushaka kumbaza mama oya wimbaza mama marize kuri perema oya wimbaza mama namureyo wizera Imana ayiwe nawe namureyo wizera Imana aperi zanginda namureyo wizera Imana namureyo wizera Imana aya nawe namureyo wizera Imana namureyo wizera Imana wewe yarinze aperi zanginda namureyo wizera Imana epiara 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 aperu rayemera Izo zari zimwe mu ndirimbo abafana b'ikipe ya Apel FC nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu APR baririmbaga mbere yuko umukino wabahuzaga na Al Hilal utangira. Aha rero twinjiye mu gice cya nyuma bw'umukino wari urangiye. Umukino warangiye ari ibitego bibiri bya Al Hilal ku busa bw'ikipe ya Apel FC. Abafana baririmbaga guki? Nyuma yuko wumvisha abafana ibyo baririmbaga, ese umufana we wenyine w'ikipe ya Apel we yatangaje iki? Apel igikombe kina ikakina umupira wayo urumva nimba dutsinze ibitego bibiri ntabwo meze nk'umuntu watsinzwe ibitego bine. Icyo ni cyo cyambere cyumvikana. Umuntu uzi ubwenge ntabwo yakwishima kuko nimba banyitangwe mu kintu ariko uretse ko namukeba ngira nimba ngiye Apel tsinzwe ibitego bibiri we bakaba bamutsinze ibitego bine Apel ikaba baramutsinze ibitego bine ntabwo yakwiye kwishima ahubwo we yagiye kwiga ese Apel aturushije iki kugira ngo itsindwe ibitego bibiri
nuko nkatwe twarajya kuvuga none tubona ko bayitsinze bibiri iyo yakinye n'ikipe ya gatatu twebwe twakinye n'ikipe ya mbere nakubaza na aha banzi none ari ku mwanya wa karindwi nimba atari uwa cyenda ari kumenya avuye ari ku mwanya wa karindwi none kugira ngo azangereho birabuza kuzambuka Kongo akambuka Ubugande akazagenda agira nko ehera Mozambique ni hafi akazajya nko mu Bihinde kugira ngo azangereho kugira ngo angereho urumva azambuka Ubugande urumva yambuke Kongo uretse ko sinzi nimba Kongo azayicamo yambuke Tanzania urumva kugira ngo azashikire kugira ngo azangereho bizamusaba kugira mu Burusiya kugira ngo angereho kandi ibyo ngibyo kugira ngo ni nk'inzozi nko kurota watoye miliyoni kandi icyo kintu kugira ngo zicyaha kizabe ukomeje ko kumurinda ejo bundi wangayije na Bugesera uyu munsi uratsinda ubwo kumurinda je nangayije na Bugesera ya matanu jewe asigaye matanu jewe nta muntu wigeze amupanga ngo avuge ko ari ikipe ya mbere cyangwa iya kabiri mwabibonye abakinnyi yabanje Mari Hilali yaje kubakuramo ishyiramo ba kabiri iriya ni ikipe iri gukina Champions League yakuyemo ikipe ya mbere ishyiramo iya kabiri yabanjemo iya mbere koko ariko abo yashyizemo bose twakinnye ikindi ikipe ya kabiri wabonye ko nta gitego yigeze ibonamo uri kumva ape rero yagerageje ibyashobokaga byose ntacyo ngiye nayishinja wabonanye ko twabonye uburyo bwinshi cyane bwo kugera ku izamu ariko bikanga kubera ruriya rukuta rw'iriya kipe yabo ifite urukuta inyuma hariya rukomeye kandi ikipe iri gukina Champions League nyine ntago yoroheje iraturusha gatuza rero twemere kandi tujye tuniga wewe rero bijyanye na match ubonye urabona ama equipe yo mu Rwanda asabwe iki kugira ngo nawe abe yagira gatuza nako akayira equipe aya ni amahirwe twabonye kugira ngo amakipe yo muri Sudani aze hano mu Rwanda tuzayigiraho kuko wabonye ko barimo barakorana nka equipe ifite urukuta rukomeye ifitemo abakinnyi bakomeye bakuze ni mu gihe hano mu Rwanda twebwe umukinnyi tujya kubona nka Haruna yaba ari mu kibuga ngo arashaje kandi wabonye ko harimo n'abafite impara harimo n'abafite imvi rero icyo nabwira abagenzi banjye tujye twiga yuko gukura k'umuntu ni experience kandi experience irakonta rero ni nacyo yagiye turusha kubifitemo abakinnyi bakomeye bakuze banahenze wenda rimwe na rimwe ariko ari Hilali tarusha gatuza twakinnye ibyo twashoboye pe ntacyo nashinje ikipe yanyu murakoze cyane ndagushimiye cyane wewe wahisemo kurikirana iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo yari Musa Adel iyi ikaba DramaTv Rwanda y'Abanyarwanda mushimire cyane wewe wakoze subscribe ndetse nawe utari wayikora ngusaba yuko wayikora kugira ngo tube dukomeza tubane umunsi ku munsi kandi tuzatubagezaho ibiganiro biryoshye kandi bitandukanye ibiganiro byo nakagaruka ciao ciao hasta la vista.